Hariho umukobwa wakoreraga umugabo w'umukire akanaba umucuruzi wari utuye ku mpinga y'umusozi. Uwo mukobwa icyo yari ashinzwe kwari kuvoma amazi. Yavaga imusozi akajya mu mubande yitwaje intango ebyiri, yamara kuzuzuza amazi akazizirika ku giti kugira ngo bimworohere kuzitwara ku rutugu atashye imuhira. Yabikoze kenshi, ariko uko ibihe byagiye biha ibindi, intanga imwe yaje kugira ubumene budakabije, bikayitera kugenda iva ikageza amazi y'inshagate imusozi. Ya ntango nzima yo yagezaga amazi umusozi acyuzuye asendereye, bikayitera ishema. Intango ifite ubumene yo bikayibabaza ibonye mugenzi wayo itwaye amazi yuzuye, yo bikayitera agahinda, ikumva ko ari imburamukoro, ko ari umuhombyi, ko ntacyo kimaze. Agahinda kaje gukura mu mutima wayo, ifata umwanzuro wo kubwira uwo mukobwa muri amagambo iti: urabona kera nakoraga akazi neza, wamaga amazi nkagenda nkageza imusozi nk'uko biri, ariko uyu munsi nyageza yacagase. Bintera agahinda, bintera kwiyumva nabi, ndi umuhombyi, ubaho ntacyo nkimaze. Uwo mukobwa yigirira impuhwe, aribwira ati: waba warigeze witegereza ibikuzengurutse? Uyu munsi ndagusaba ko tuza gutaha, ukura amaso yawe ku bumene ufite, bareba ahakuzengurutse. Ubwo bari batashye, bwayibereye ubwa mbere ikura amaso ku bumene yari ifite, itangira kwitegereza ibizengurutse, ibona indabyo zitoshye n'ibyatsi bitoshye byari mu ruhande yari iherereyemo, ariko mu rundi ruhande ho hari humagaye, nta biti, nta na kimwe gihari giteye amabengeza ku ruhande yari irimo. Bigeze imusozi, ndavuga kwa shebuja, wa mukobwa niko kwibaza ati: ni iki wabonye? Iyo ntango irasubiza iti: mu ruhande nari mperereyemo nahabonye ibiti bitoshye, ibyatsi bitoshye n'indabyo nziza ziteye amabengeza, ariko mu rundi ruhande ho nahabonye humagaye cyane. Umukobwa arabibwira ati: ubwo bumene bwawe nabumenye kera, ariko bitewe n'umumaro nabonye umariye indabyo n'ibyatsi n'ibiti by'aho wanyuraga, byanteye kubyirengagiza, mpitamo ahubwo kwishimira umumaro nabonaga ufite, ko mu ruhande rwawe aho wagendaga usiga amazi, ibihari nibyo byavuga umumaro byagiriwe n'amazi wahasize. Agahinda yari ifite karashira, iyo ntango yishimira umumaro w'ibyo yakoze, birayinezeza, yumva inyuzwe n'ibyo yakoze byose. Hari isomo dukora muri iki gitekerezo: nta muntu uri perfect. Ushobora kuba ufite amateka y'ibyo waciyemo, ahari utatunganije neza. Ushobora kuba hari ibyo wakoze ukabikora nabi, na n'uyu munsi bikagusigira igikomere cyo kumva wicuza impamvu wabikoze, wumva ko hawe amahirwe utakongera gukora ikosa wakoze. Ariko nubwo bimeze bityo, urasabwa gukura amaso kuri ibyo wakoze, ukayerekeza ku bikuzengurutse. Hari ubwo ushobora kubona ufitiye umumaro benshi mu bakuzengurutse. Nubwo ibyo bikugiraho ingaruka, ubwo utabihindura ngo usubire inyuma ubisibe, ubihanagure, icyo usabwa ni ukureba ku byiza wifitemo byiza, byaba bituma abandi babaho neza. Ndetse ibyo byiza hari n'ubwo wabihagarika, benshi tukagira ingaruka, ndetse ingaruka mbi. Icyo usabwa ni ukureba ibyiza wifitemo, ntukomeze kureba kuri ya esheki mu buzima bwawe. Kandi ubwo bimeze bityo, nureba ku byiza wifitemo, ushobora gusanga hari benshi bifitiye umumaro. Ufite ubwiza, ufite ubushobozi, ufite byinshi waduha
ufite byinshi wavomerera, ufite byinshi wakora bikadutera kwishimira ibyo ufite n'ibyo utugejejeho. Reka gukomeza kureba esheke y'ibyo wakoze ko nta kimaze, ahubwo kuza ibyiza ufite kandi muri wowe harimo byinshi. Reka mbashimire, murakoze, murakarama. Ikiganiro umuraho wo kumenya.